ndibuka ngenze i Kigali bwa mbere ninjira muri Kigali hariya kwa Rubangura hari gare y'ibibati hano mu mujyi wa Kigali twebwe twishyura serivisi tutarahabwa abaturage bishyura serivisi batarahabwa urugero iyi tap and go uragenda ugashyiraho 2,000 ibyo 2,000 iyo mbishyizeho ngo ni iby'urugendo nyamara urugendo sindaruhabwa none se igihe mbuze imodoka nkeneye gutega moto ya tap and go imazamarira iki igihe se nzaba ndi mu rugo ya mafaranga nashyize kuri tap and go azamfasha iki azamfasha iki ko nshobora no kuburara kandi hari 5,000 kuri tap and go ntagenda ngo nguremo n'intoryi uraza gusanga abayobozi abenshi uzasanga mu mihigo mu cyo twita imihigo duhiga ubuso aho kugira ngo duhige bya bindi tuzasarura. Nshuti bakunzi Ibiganiro TV, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hatandukanye. Imana ikomeze irebe imirimo yanyu kandi bahe gutera imbere muri byose. Mwebwe mudukurikira uyu munsi nkuko mubona ku ruganiro rwacu dufite umutumirwa akabari Jori meze neza cyane biracamo cyane rwose. Uyu munsi wagenze gute? Umunsi wagenze neza, ibintu urebye muri rusange ibintu bimeze neza. Iyo umuntu avuze muri rusange abavuze ubuzima byose ibyo yaciye mu bwo byamuhiriye. Navuga ko subwo navuga 99% nibura reka wenda kuko 100% bitagera 99.9%. Ubwo rimwe ni kwa kuntu uvuga ati nshobora nko kuva hano ngahita ngira kandi kabazo wenda runaka. Yego birumvikana. Iyo umuntu avuze ngo umuntu ameze neza suko n'abandi baba batameze neza, twifuza ko abantu bose bakameze neza mu buzima kuko n'ubundi buzima bugenda buhinduranye, ibihe biragenda bihinduka, ugasanga umunsi urarwaye ndejo, ariko twizere ko aho muri mwese mumeze neza. Uyu munsi ku ruganiro rwacu dufite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko reka twanzike tubihera ahantu twavuga ati ni ahantu hakomeye umuntu yavuga ngo hasa nkaho hagize ikintu hafasha cyane igihugu. Reka duhere ku kibazo cya transport mu Rwanda. Mu Rwanda transport ya kera urayizi? Ndayiyuka. Wayibonaga gute? Transport ya kera yego ni transport kuyisobanura ngiye kuyisobanura bitampera. Ndibuka ngenze i Kigali bwa mbere ninjira muri Kigali hariya kwa Rubangura yego hari gare y'ibibati yari ruguru gatoya hari hafi yahubatse City Plaza. Gare y'ibibati rwose wasangaga hari turato modoka dutoye twa taxi biriya wasangaga baratatse bashyiramo inzibazi, abantu b'inyamirambo barabyibuka cyane. Turato modoka rero wasangaga kamwe kari hariya hari ukuntu zajyaga ku murongo bakajya bahamagara bamwe bahamagara Kimironko abajya Remera. Wabonaga ko harimo akajagari mu kuntu cyane bitandukanye wenda n'ubu ngubu uburyo ki bigenda bisa nkaho byoroha, ndetse by'umwihariko hari imodoka zakoreshwaga icyo gihe zari nto gereranyije n'izi ngizi zikoreshwa. Ndibuka imodoka zino nini z'icyaduka zikiza i Nyanza hari ahantu hari hubatse ubwo ndi kuvuga Nyanza mu majyepfo, hari ahantu hari hubatse ku buryo ki iyo modoka iyo yazaga itashoboraga guhita ikata direct ngo yongere isubire mu muhanda yari irimo, ikabanza kujya kuzenguruka ahantu. Ubona ko harimo impinduka. Yego. Iyo urebye transport ya kera iyo ubuyibona gute? Ni urugendo rurerure, ni urugendo wenda ntabwo navuga ko ikiri wa mwana ukiri mutoya byari byo byose arimo aragenda yigira ejuru, ariko niyo ubu ngubu nayo harimo ibibazo byinshi cyane, harimo ibibazo umuntu akwiriye kugenda ashingaho rujora. Ariko na kera habaga harimo ibibazo byari birimo kuri icyo gihe bigendanye n'uko icyo gihe byari bimeze. Nigeze nareba video zimwe na zimwe za kera muri za 59 wareba imodoka zari ziri mu mujyi wa Kigali ukabona ni nkeya, ukabona ko nyine
kandi n'abaturage bari bakeya ugereranije n'abo dufite ubu ngubu mu gihugu. Noneho reka tuvuge ku bibazo n'ibisubizo. Yego. Ubwo bya transport duhere ku bibazo. Yego. Ubona muri transport y'u Rwanda harimo ibihe bibazo uvuga ati iki kibazo ni ngutu kandi gishobora no gukemuka? Transport y'u Rwanda hari ibintu bimwe na bimwe ubona wakwibazaho nyine, ariko njyewe nanjye ganjye iyo mbibona mpita mvuga nti hano wahashinga rujora. Urugero hano mu mujyi wa Kigali twebwe twishyura serivisi tutarahabwa, abaturage bishyura serivisi batarahabwa. Urugero iyi tap and go uragenda ugashyiraho 2,000. Ibyo 2,000 iyo mbishyizeho ngo ni iby'urugendo, nyamara urugendo sindaruhabwa. None se igihe mbuze imodoka nkeneye gutega moto, ya tap and go imazamarira iki? Igihe se nzaba ndi mu rugo, ya mafaranga nashyize kuri tap and go azamfasha iki? Azamfasha iki ko nshobora no kuburara kandi hari 5,000 kuri tap and go, ntagenda ngo nguremo n'intoryi. Aho ngaho itusanga hakirimo ibibazo. Kimwe no imirongo miremire usanga ku ahantu niba ugiye gutega imodoka ushobora kumara iminota 30 ugasanga. Ariko ikibazo cy'imirongo mu minsi yashize leta yashyizemo imodoka hafi 100 ngira ngo zaje gufasha transport yo mu Rwanda. Rega uwo yivuze ngo nyine nibyo leta yashyize izo modoka zaraje, ariko ziriya modoka nubwo zaje hari ikintu kimwe dukwiye kuzirikana. Igihe cyose transport ikiri mu minwe ya babandi yabo twita abashoramari, umushoramari azakora ashaka kunguka kuko arasora. Yego. Niba asora rero kandi iyo business yiwe nayo ashaka ko yunguka, kugira ngo yunguke nuko azatwara iki, we ntabwo yita ku mubare azabanza yite ku mubare w'abatwaye kuruta uko yita ku gihe cyaba agiye gutwara. Kuko niko bizagenda. Ariko uwo mushoramari afasha leta gasora nanone. Umve ko umusoro we nanone ukeneye, leta ukeneye. Yego rwose ndabyemera, yawukeneye, leta irawukeneye nibyo. Ariko nanone kuba leta iwukeneye, mu yandi magambo bizagorana cyane ko umbwira ko umushoramari ushaka kugira ngo abone amafaranga azagera muri gare ya Nyabugogo cyangwa gare ya Remera ngo ave atwara abantu, kuko abantu mu mujyi wa Kigali uburyo bagenda mu bipengeri. Iyo ari mu gitondo. Igipengeri ni iki? Ubwo reka mvuge mu bihe nyine. Yes, mu bihe bitandukanye. Nk'urugero mu gitondo abantu benshi baba bajya ku kazi, abanyeshuri bajya ku ishuri, abantu baba ari benshi. Kugera ku modoka ishobora kuhita yuzura, indi gahita igenda gutyo. Ariko nanone reka tugere 5:00. Harya 5:00 haba hari abantu bangahe? Hagenda bagiye nko guhaha utuntu nk'utwo ngutwo baba ari bake cyane pe. Icyo gihe rero baraba bake ndabyemera. Urumva wa mushoramari niba abagenzi babaye 5, arahagurutse imodoka irimo abagenzi 5, ntabwo bishoboka. Ariko hari igihe rurayagiye hari rurikagendera mu gatete, haguruka imodoka y'abagenzi bagiye ngo bajye. Urwo ni urugendo rwandanze. Ubwo nyine haba habayeho gusunika kugira ngo agende, ariko nabwo nagenda azajya agenda atoragura. Ntabwo ariko na kera iyo uvuze gutoragura, kera nanone n'ubundi umuntu yavaga wenda Kimironko aragera Nyabugogo, akava Kimironko harimo nk'abantu 2. Yagera kuri leta akavuga ati Kimironko Nyabugogo muragenda, bakajyamo. Ariko hari icyo ntemera kuvuga ngo yahagurukaga harimo abantu 2. Ariko bari yarahagurukaga. None se kera suzi ko taxi yagendaga mu gitondo, wenda tuvuge yatwaraga abadamu agiye kurangura imboga wenda Nyabugogo niba bariho baranguriraga mbere. Akavuga ati hari abadamu baba bari aha n'aha, akavuga ati aba mbere ndabafata aha, manuke mfata aba. Siko byagenze nkuko n'ubu ngubu uva kuri leta imwe ukajya kuri ndayarite ugafata abantu. Ntabwo yashoboraga guhaguruka ajyanye abantu 2, kuko izo taxi nubwo uzumva gutyo hari ikintu kigeze kugeraho ubwo hazaga ngira ngo natarako, aho zajyaga ku murongo imodoka igiye kujya mu majyepfo igiye Nyanza,
zikajya ku murongo zijya mu majyepfo. Noneho iya mbere ikabanza ikajyamo abagenzi bari aho n'iyindi gutyo zikajya zijya ku buryo konvoyeri icyo gihe yaranazaga akinjira mu modoka bajya kugera kwinjira muri gare akavamo akirukanka akajya kugira gute kubanza gufata jeto bakagenda ku murongo mukunda. Rero navuga nti yego nyine kandi nanone uramutse ugereranyije iki gihe n'igihe cyashize cyaba ari ikibazo. Ntabwo imibereho y'iki gihe itandukanye n'icyo gihe. Ariko wigeze kuvuga kuri serivisi y'umuturage ahabwa muri transport ko we ahabwa serivisi we yishyura serivisi atarahabwa. Ariko reka tubijyanishe ne kera wishyuraga ari ukugeza aho uviramo sibyo? Yego. Ariko hari ibibazo byazaga mu rugero wavaga ahantu ugiye ahantu waba ufite nk'ibihumbi 5 bikaba ikibazo ukaviramo ahandi hantu. Ufite ibihumbi 5 ukaviramo ahandi hantu nyine wayaha konvoyeri akabura kugarurira akakubwira ngo ubwo rero uragumamo mbanze mbona amafaranga ukaviramo ahandi hantu. Ibyo bintu byabagaho sibyo? Ariko ubu ngubu urashyiraho amafaranga wenda urashyiraho 1000 uvuge ngo nzakigendera iminsi wenda 3 nkuko ushobora gushyiraho amafaranga y'urwo rugendo turuwasa wenda ukavuga ngo ngiye hano na hano ndagenda amafaranga nkozeho birangire. Ubona tap and go cyangwa se ano makarita ya bisi yaje nta kintu yafashijeho abantu mu buryo bwo guhabwa cyangwa kutibwa amafaranga yabo. Yego aya makarita yaje hari icyo afasha abantu mu ngendo no kuba wenda ntashobora kuvuga ngo mvuye hano wenda ngiye mvuye Nyabugogo ngiye Kabuga hanyuma ngo usange urugendo ushinzwe imodoka cyangwa se n'umushoferi anca yashaka. Ariko nanone aya makarita akwiye kuvugururwa. Nkaba nakwemererwa niba hariyo 5,000 nge no kuri butike nibura banyerekaho nzayikoza nta kibazo bakureho 150 y'inyanya cyangwa y'umunyu. Icyo ushaka kuvuga nuko ayo makarita bayaha access ku bindi by'ubucuruzi ntajye muri transport gusa ahubwo agafata ikindi gice cy'ubucuruzi bwose n'ubundi kajyamo ku buryo ushobora kujya nka Nyabugogo kiva mu modoka ugahita ukubitana n'amaronje ya desa ugahita umugatizaho nkoza ugakozaho ukagenda. Kubera ko icyo gihe nibura bizagabanya ikibazo cyo kuvuga ngo niba nge ntanze amafaranga yanjye abafatiriwe. None se ubu amafaranga natanze kuri tap and go bakayashyiraho ntabwo nasubira inyuma ngo ngende kuri tap and go mbabwire ngo hano hariho wayakuraho gute ubu uragenda bakayagukurira. Ubu ngubu icyo cyakoze cyo hari amakarita amwe namwe ngira ngo ari kuzana bwafitwe na bake. Nta muntu kuva zije sindabona umuntu wagiyeyo ngo ababwire ngo ace ku mu agent. Gusa nyine hari bitarakemuka ako nyine hari igihe bayaguha hari igihe aha icyo hari ako kantu ka hari igihe urumva ntabwo 100% nshobora kuvuga ngo nisanzure ngende bayampe. No kugenda ngo nonwa nabwo tukaba twaharira ahubwo icyaba cyiza kandi nabwo byansaba kujya kure cyangwa se bayahuze na telefone igihe nzajya mba mbishatse ari kuri ya karita fatinya kure ku ikarita nkoresheje telefone agaruke kuri telefone yanjye ngende ngure. wigeze kuvuga kuntu umushoramari atahagurutsa imodoka irimo abantu 5 bitewe nuko amasaha asa nkaho mu Rwanda amasaha yaho yo kujya mu kazi mu gitondo abantu transport ikaba ifite abantu benshi na nimugoroba ikaba ifite abantu benshi. Ubona kuba mu Rwanda ubwo tugere mu kindi gice ariko ubona mu Rwanda kuba bagikora kuri daily icyo nshaka kuvuga cyumva bashobora kuvuga ngo dukora ku munsi ariko ibindi bihugu biba mu byo hanze usanga bakora hours shift ukavuga ngo umuntu akavuga ati nguhaye akazi uraza unkorera amasaha 3 uhita utaha. Yego sibyo? ubona haje ikintu cya tugashiftinga tukava muri daily guhembwa cyangwa daily cyangwa monthly tugakora mu bintu bya hours. Yego amashift akiyongera ubona bitagishobora kuba bishobora gutuma hazamo motivation muri transport. None se ikibazo dufite cyo gukora ni icy'abakozi bazikoramo cyangwa ahubwo ikibazo cyari gihari. Ikibazo ni iki ko
mu gitondo babona abantu yego na nimugoroba ariko abandi bantu mu hagati se bajyayo mo hagati baba bagiye ku kazi baba bagiye ku kazi ariko bakora shift abavuye muri shift bajya bakoresha izo transport ubwo icyo gihe kizaba kiri kuba ni ugufasha ba transport kugira ngo babashoramari bunguke kandi nanone nabo na leta yunguke ariko nanone hari ikindi kintu kizabyazana bikazana urugero byahita bituma urubyiruko rwinshi rubona akazi yego rwose ndabyemera kuko shift guhinduranya shift imwe hazamo niba shift imwe hari igihumbi kivuyemo hakazamo ikindi gihumbi urumva ko hari ikindi gihumbi cyari kiri hanze gitegereje shift ubwo kirakoresha transport nta kintu ubona byazamura wowe nidukoresha izo shift nk'uko uri kuzivuga umwe wenda tuvuge nge nagiye gukora amasaha 3 mfite kujya ku kazi saa moya kugeza saa 4 ni urugero niba icyo gihe nzakenera gutega wenda kugira ngo njye ku kandi kazi kuko nka biriya bihugu usanga hari ibihugu byitwa ko byateye imbere hari uburyo cyo usanga bamwe bakora nk'abandi buve gukora kuri aka kazi saa 4 nkahita njya ku kandi wenda kari butangire saa 5 nkahita mva Kigali nkahita njya Rwamagana gukora kandi kazi yego kandi ngakoresha transport urumva ko byakoroshye bizorohera icyo bizaba bikoze ikizaba gikozwe ni kugira ni umubare munini w'abakozi bazaba bagiye kubona akazi ariko nanone za modoka zacu za modoka z'abashoramari zizaba zigiye kugira gute kunguka tuzaba turi kungura abashoramari ikindi gisubizo wabona cyo muri transport ni iki transport ikintu cya mbere nibura cyanya cyo gisabwa leta ngiye mbona ariyo ikwiriye kuba ariyo ifata mu minwe igafata ibyerekeranye na transport bikaba mu maboko ya leta aho kugira ngo byegurirwe abashoramari kuko nk'urugero hari ibihugu bimwe by'i Burayi uzasanga imodoka niba igiye umugenzi ntabwo ashobora kumara iminota 5 ariko hari igihe usanga transport iyo company ari y'umuntu ku giti cye company y'umuntu ku giti cye yego kereka wenda nka zino company nemeza ko kandi nazo buriya nubwo zitwa ngo ni express none se nabwo ijye kureba ntabwo zikora nka express zino company ziva mu mujyi wa Kigali zijya mu ntara yego ni ukuvuga ngo niba ari saa 5 n'igice iyo hagiyemo ubundi niba harimo 3 irahaguruka ariko igenda ihagarara ku byapa yinjizamo abandi yego kuko hanzeho usanga nyine igenda irenga imijyi hanze kubera ko hano bateye imbere usanga iva mu ariko no mu Rwanda barenga umujyi bava Muhanga bakajya hemya usanga bajya hari umuntu rimwe nigeze kubona avuga nko mu Bubiligi usanga niba umuntu agiye gufata imodoka ageze ku cyapa ababizi neza ko atari burenga iyo minota 5 ku cyapa arahaguruka agende imodoka uko byagenda kose nagera ku cyapa ntari buharenze iminota 5 ariko ushobora guhaguruka ni urugero ugiye nk'Ikabuga niba ugiye Ikabuga uhagurutse Nyabugogo urinjira mu modoka yes ariko iyo modoka uhagurukiyemo iya Nyabugogo umuntu uri ku Kinamba ubwo ndi kuvuga Kacyiru naba ari Kacyiru arindiriye ya modoka iri buze kwaca ngo nawe yinjiremo biramugora kuko abantu bayirimo bahagurutse buzuye ubwo araza kugenda ategereze wenda ishobora kuza kuhaca kandi nabwo hari igihe byanga yes mu Rwanda ubwo rero aho ngaho byaba byiza ari uko leta nibura ifashe inshingano za transport ikaziyegurira aho kugira ngo izegurire abashoramari kuko abashoramari bakora bashaka inyungu mu gihe leta yo yabiri gutanga service ku baturage igira ngo abaturage bagerere babonere transport ku gihe kandi hatabayeho gutinda ariko iyo tugiye gutyo tukavuga ngo leta ifate transport mu maboko yayo babashoramari se bazasora gute kandi n'umusoro ukenewe kandi tukiri igihugu kiri kuzamuka mu iterambere wowe ikibazo cyawe uri gufata abashoramari nkaha abashoramari ikintu cyonyine bakora ari transport ibi hari ibintu byinshi urugero none se niba uwo mushoramari wa transport ashinze ishuri azafasha abantu bangaha azahakazi mu ishuri hari abateka hari abakoropa hari abarimu
Rero transport ntabwo ariho hantu honyine ho gushora imari mu gihugu. mu Rwanda ubona ari ahantu hangahe ho gushora imari? Ni henshi. 5. None se ubu mu buhinzi, ubuhinzi mu Rwanda ntidukeneye abantu baza gushoramo imari. 2. Inganda, turacyakeneye inganda, dukeneye inganda, abashoramari bo mu nganda barakenewe. 3. Uretse n'ibyo ngibyo kandi navuze mu buhinzi, mu nganda, reka tuve mu nganda. Ikindi tukeneye uburezi bukeneye gushorwamo imari. Bukeneye gushorwamo imari. Ikirenze ku ibyo ngibyo, ubu ngubu hari ikibazo cy'amazu. Abantu benshi badafite amazu. Abashoramari bashora, bazana amafaranga, bashora amazu. Ikindi ayo mazu ze namara kuzura mu Rwanda, namara kuza none se ntidufite tuvuga ishoramari rishingiye ku mazu, haraza kuzamo n'ishoramari rishingiye ku bukerarugendo. None se ubu ngubu convention leta yagiye gufata amafaranga iyashora mu kubaka convention. Ubu se convention ntitujya kubona tukabona ejo bundi ngo habereyemo inama iyi ngiyi, ejo EU yaje, ejo East Africa barimo baraza. Kubera iki? Kubera ko dufite ibikorwa remezo. Rero aba bashoramari bafite ibintu byinshi bashobora gushoramo. uvuze ku ishora ry'imari uhita ukomoza ku kintu cyitwa ubuhinzi. Katunyarukire ku buhinzi gato. Ubona ubuhinzi bwo muri iki gihe bufite iyihe sura muri iki gihe ugereranyije n'isura ya kera? Rero iyo uvuze ngo bufite iyihe sura, mbere na mbere ari ikintu mpita mbona mu ubuhinzi bwo mu Rwanda buratandukanye bitewe n'igice. Nko mu majyepfo uzasanga bahinga uturima nyine dutoya. Mu majyepfo biragoye cyane kugira ngo ubone umuntu ufite hegitari 25 yahinga. Ariko u Rwanda ni rutoya. Ninde wakubeshye ko u Rwanda nyine kubivugwa nyine ugereranyije n'ibindi bihugu? U Rwanda ntago ari ruto ndabizi. Yego. Sibyo, ariko ugereranyije none se ubu wafata u Rwanda ukarugereranya na Kongo mu ngano yazo? Ariko iyo uvuze ngo u Rwanda ntabwo ngo iyo tuvuze ubuto bw'ikintu ntabwo tuba tuvuze ngo nta kantu, ariko tuba tuvuze ingano yacyo. Ntabwo wayifata ngo ugiye gukompeta, wafata competition y'ubuhinzi ukayigereranya na Uganda cyangwa ukayigereranya na Kongo. Reka urugero rwa hafi. Ubu tuvugana njyewe ndaguha urugero rwo muri kaminuza y'u Rwanda. Kaminuza y'u Rwanda hari abanyeshuri bigamo ubuhinzi, bava mu Rwanda bakajya kwigira ubuhinzi muri Israel, ngira ngo bamarayo umwaka umwe. Nyuma y'uwo mwaka umwe bagaruka mu Rwanda. None uri kumbwira ko u Rwanda ari ruto wenda ugereranyije na tugendeye ku buso, tugereranyije n'ibindi bihugu nka Kongo. Ibyo ntabwo u Rwanda rungana na Kongo, ariko u Rwanda ruruta Israel tujya kwigirayo. None se Israel ko ari ntoya, kubera iki tujya kuyigiraho ubwo buhinzi? Yo yimakaje yarebye ubuto iravuga ati tugomba kwagura intiti muri ibi bintu nubwo turi igihugu gitoya. Ni igihugu gito cy'ubutayu. Ariko nyine cyaravuze ati bagomba kuza bakareba impamvu twebwe dufite ubuhinzi, natwe twazamuye ubuhinzi iwacu, bakaza kwiga. Nkuko no wumva ko wenda nk'umutekano, none se ntihumva igihugu cy'u Rwanda se gitoya se, none se ntihumva ngo cyagiye gutoza ingabo za hehe? Nyine kizajya gutoza ingabo, ariko tukagenda tukabatoza. None ni nkuko nyine ibihugu just bijyana imibano. U Rwanda njyewe ahantu nshobora kwemera ko rutari ruto, ugeze mu Mutara ukareba, njyewe hari mu Mutara, ugeze mu Mutara uvuye mu mujyi nibura wa Nyagatare, uko urugendo wakora n'amaguru nibura rw'iminota 20-30 uhita utangira kugera mu bice bidatuwe kandi bitahinze. Sinzi niba uri kubyumva. Ndekubyumva. Ni bice bidatuwe kandi bidahinze. Noneho reka ngaruke mu majyepfo. No mu majyepfo naho ubwaho tuzasanga hari ahantu usanga haba hari aho gusa hadahingwa. Harimo ishyamba, ariko ishyamba naryo nibura ishyamba ribungabunga. None se hatari ishyamba hari henshi hatari ishyamba, hadahinze kandi hatanatuwe. Ni ikibazo rero, ni ikibazo kuko ibintu byose ubundi ni nka moteri y'imodoka. Iyi modoka idafite moteri ntishobora kugenda
ko ni ukuri. Ubwo rero ubuhinzi niyo moteri y'abantu bose, abe ukora mu nteko, abe wa wundi wagiye kwigisha, abe umunyeshuri, moteri yikaragiraho ni ubuhinzi. Mu gihe afite inzara nta kintu azakora, abe umunyeshuri azicwa n'inzara, ikintu cya mbere azakora azajya gushaka ibyo kurya. Ubwo ubuhinzi butabayeho ntabwo twebwe abantu dushobora kumererwa neza. Muri iki gihe rero uri kububona gute? Kuko izamuka ry'ibiciro ryarazamutse ry'ibihingwa, ariko mu minsi ishize ibirayi biherutse kumanuka. Njyewe muri iki gihe iyo uvuze ibirayi kuvuga ngo biramanuka ngo bigiye gute biranagoye. Mbere na mbere hari abantu kuki abantu bajya kubara ibyo kurya bagahera ku birayi. Ibirayi ntabwo ari byo ibirayi nibyo nicyo gihingwa kiribwa cyane ngira ngo. Kiribwa? Oya. None se kiribwa gute? Kiribwa mu makwe. Mu makwe ibyo no kurya, kereka niba uri kuvuga kuri bano bitwa ko bari ifiriti. None se umuntu arya kugira ngo abeho. Ntabwo abaho kugira ngo arye. Niba rero umuntu arya kugira ngo abeho, mu by'ukuri ntabwo ibirayi ari byo bihingwa byonyine bishobora guhagarara ngo bimere nko muri Sudani. Nigeze kumva ngo umugati bakajya mu myigaragambyo ngo ikibazo cy'umugati. No, ibirayi mu Rwanda dukwiriye kuba tunabivaho, tukashaka ibindi tujyamo tugahinga, kandi ibyo tugiye guhinga bikaba ari byo bidufasha kugira ngo tubeho, kuko tukabirya kandi bikadufasha kubaho tugakomeza akazi. None se ubona mu Rwanda ari ikihe gihingwa kiri hasi mu kugira ngo kigere ku isoko ryo mu Rwanda? Iyo uvuze igihingwa kiri hasi, mu by'ukuri hari ibihingwa dukeneye cyane. Umunyarwanda kumutandukanya n'igishyimbo, kuko ibirayi ntibifite agaciro kuruta ibishyimbo. Mu Banyarwanda ibirayi ntabwo bifite agaciro kuruta ibishyimbo. Kandi ikindi Abanyarwanda bishyizemo igisa n'ikivirusi cy'uko bakeneye ibirayi byo mu Kinigi. Mu Kinigi bakeneye. Ariko niko gace tuzi keza ibirayi. Keza ibirayi. Inyamagabe birahera, Nyamasheke birahera. Ubwo Kinigi yeza ibirayi biryoshye. Biryoshye. Ahubwo ntabwo ariko biba bimeze. Ibirayi biryoha kimwe, ahubwo hari ibintu mu mitekerereze ya muntu yishyiramo agahita yumva ko icyo kintu kigomba kuba cyo koko, kubera ko cyamamaye. Ibyo ni ugufatanyiriza hamwe, ariko tugafatanyiriza hamwe tukishyiramo ikintu kitari reyeri, kitari ukuri. Nk'urugero, urundi rugero rw'icyo kintu. Mu minsi yashize, sinzi niba ubu ngubu hari abantu gusa n'abadukurikiye bazatubwira muri comment. Hari ikintu cyadutse, njyewe nabyirutse kiriho. Njyewe nabyirutse nzi ko ahantu mu gihugu cy'u Rwanda amata abaho meza. Nawe ubwawe wahita ubivuga. Amata bavugaga meza ni ay'Inyanza. Inyanza? Yego. Amata y'Inyanza, ngo munzanire amata y'Inyanza. N'ubu aka kanya kwa Hagi. Kwa Hagi. Uca Nyabugogo ukumva abantu bashyizeho utuntu ngo amata y'Inyanza, ngo amata y'Inyanza. Amata y'Inyanza, Nyanza igira inka zitaba ahandi. Ariko kuki bavuga ngo mu Mutara niho haba amata menshi, kuki batavuga amata yo mu Mutara? Icyo nicyo rero nicyo nashakaga kuganisha. Ntibavuga amata yo mu Mutara, kandi mu Mutara niwe ufite inka nyinshi, ahubwo barahindukira bakavuga amata y'Inyanza. Kandi iyo ugeze no mu karere ka Nyanza, ndakubwiza ukuri, ubaza inka nibura ziri mu murenge wa Busasamana, ari amata nta nubwo amenshi aba ari ay'Inyanza. Igitangaje, amenshi uzasanga yaturutse ngo muri, reka mfate wenda aturuka ajya yinjira mu ikaragiro ryitwa Nyanza, cyahoze ari Reterido Nyanza, yitwa Nyanza Milk Industry. Uzasanga amata amwe bayavana mu karere ka Huye, uyu murenge wa Kinazi, ngira ngo hano hafi naho bita kuri Arete, kubajya mu majyepfo barahareba, bakayakuraho muri aho cyahoze cyitwa Izari, ubu ni Rabu sitasiyo yaho ngaho Isonga, bakayazana Nyanza. Ayandi ugasanga ibicuba biba biri ku magare, bituruka mu karere ka Nyamagabe bikinjira mu mujyi wa Nyanza,
bikazana nibyo bigaburira ayo makaragiro. Ayandi mata tugasanga twayakuye hirya no hino, ariko kubera ko yakusanyirijwe aho ngaho i Nyanza, bakashyiraho bakazana etikete bataya amata n'ay'i Nyanza. Kumva ko ari ay'i Nyanza bingana no kuryoha. N'ibirayi rero abantu nibamara kumva ko ibirayi ikintu kiri mu birayi bya Kinigi kiri no mu birayi byahingwa munsi yo mu rugo, wenda mu Mutara, munsi yo mu rugo muri Nyamagabe, icyo gihe abantu bazarya ibirayi batarinze guteza akarindi ngo n'akaduruvayo ngo ibirayi bya Kinigi niki kirimo. Hari ubwo umuntu ari ibirayi bya Kinigi agira ibiro 100 cyangwa yiyongeye agira imirire myiza. Ni ukuvuga ngo iyo urebye ubuhinzi bwo mu Rwanda, ukareba ayo mata, ukareba uko agenda akusanywa, usanga wenda naho hakirimo imbogamizi z'abo bantu bayazana, ubwo birajyana no kuri transport yabyo, ibyo twayivuzeho imbogamizi. Ariko se ubona mu Rwanda, mu Rwanda uyu munsi umuhinzi afatwa gute mu gihugu cy'u Rwanda? Umuhinzi rero urebye hari ikintu mu buhinzi gikenewe cyane, usanga umuhinzi kuri iki gihe hari abantu bafite imyumvire cyane cyane ubwo, ariko biraza gutandukana bitewe n'agace, kuko nakubwiye ko ubuhinzi bwo mu Rwanda biterwa n'agace. Mu majyepfo ni urugero, mu majyepfo buriya uzasanga umuntu utagira icyo akora yitwa ko ari umuhinzi. Iyo baje ngo ukora iki, arakubwira ati ndi umuhinzi. Wajya mu burasirazuba usanga aho ubuhinzi bumaze kugira indi sura, aho umuntu ubukora bumutunga, ukagira n'ikindi kintu bumugezaho cyisumbuyeho. Iyo ugeze nko mu gace ka Nasho, aha ngira ngo ni naho hantu nabashije kubona irrigation isa nkaho iteye imbere. Ngira ngo ni naho bari abantu benshi bagiye muri Israeli abiga irrigation mu Mutara, baragaruka ngira ngo bajya bakora ubukerarugendo, nako nawe nabyita urugendo shuri muri ako gace. Usanga rwose ho ubuhinzi bwaho busa nkaho hari ahantu bumaze kugera, aho umuhinzi ashobora guhinga inshuro 3 cyangwa inshuro 3 mu mwaka ntacyo yikanga. Ntabwo ahingira ahinga ngo imvura izagwa, ahubwo isaha yose yahinga. Mu gihe mu majyepfo iyo uhinze imvura ikagwa nabi birapfa, nyine yibaye nkeya. Mu gihe iyo imvura ibaye nkeya bareza nta kibazo, kuko ntabwo bafite ikibazo cy'amazi, bafite ibyuma bibavomerera rwose, ukabona ni byiza cyane. Ubwo bivuze ko abanyeshuri bajya kwiga muri Israel baza bo bafasha aho hantu kuba bashobora guhingira buri gihe kandi bakeza. Ntabwo ari abanyeshuri bava muri Israel baza gufasha abo ngabo, ahubwo ho leta yabashije ifatanyije n'abafatanyabikorwa babashije kuhageza ibikorwa remezo bifasha umuhinzi uhatuye kuba yahinga igihe icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga ibintu byo kuvomerera. Kuki bitajya mu tundi turere? Mu tundi turere biriya bintu iyo ugiye kureba usanga nabyo bifite igiciro. Hari umuntu ujya uvuga ngo buri kintu cyose gifite ikiguzi runaka. Mu karere ka Nyanza cyangwa se mu karere ka Nyamagabe cyangwa se mu karere ka Rutsiro, mu tundi turere hari igihe bigorana. Nko muri biriya bice by'Umutara, ibyo byuma narebye ukuntu gitembera ahantu. Icya mbere harimo kwimura nk'abaturage, niba bafashe imisozi yose ikaba ariyo bazahingamo gusa. Ikindi ugasanga nyine harahingwa gusa, nta mashyamba ari buze kwitambikamo hagati. Ku buryo cya cyuma kizazenguruka, uko ukuntu kiba kimeze ni nk'uko wafata ikibuga cy'umupira wenda gifite ubuso bwa hegitari 50, icyuma kikaba gifite ubugari bwa metero 500, aho icyo gikora cyo kirizenguruka. Iyo rero cyo kizengurutse, aho cyagiye gica hose kigenda kigera gite kihavomera. Rero mu majyepfo umurima umwe uteyemo ishyamba,
undi naho guhinga. Hirya y'aho ngaho bahinga hari inzu. Ntabwo mu majyepfo baratura mu buryo ki bwakorohereza ibyo byuma, cyangwa se ntabwo nta nubwo iryo shoramari abantu babo n'irishoboka ryo kuvomerera bakwifashisha bigendanye n'agace kabo, ntabwo barabyitabira cyane ngo usange buri muturage arabyiyumvamo. Icyo usanga ari ikibazo. Ubwo ni mu majyepfo n'ibindi bice bimwe by'amajyaruguru. Mu gihe mu Mutara, ubwo ndi kuvuga, reka mfate igice, iyo mvuze Umutara ntabwo ndi kuvuga Nyagatare gusa. Uhereye Nyagatare, Gatsibo, niyo ugarutse ukagera Kayonza na Rwamagana gatoya, ibyo bice byo byatangiye abaturage baho bamaze kumenya ikintu bita kuvomera ariko atari ibya gakondo. Iyo bavuze kuvomera, ubu hari umuntu mu badukurikiye uri wize guhita wumva gufata ibasa akajya afata amazi akadahagaza, kwa kundi ujya uca nko mu gishanga bari kuvomera. Biriya ntabwo ariko kuvomera. Reka hari ibyuma bivomera, usanga bishobora kuvomera ahantu hagari. Rero mu buhinzi urasanga ko hari ibintu byinshi bikwiriye kuba byashyirwamo, no muri yaba mu rwego rwa leta ndetse no ku baturage, tugahindura imyumvire. Ibyo bintu ni ibi. Nk'urugero nka leta, uraza gusanga abayobozi abenshi uzasanga mu mihigo, mu cyo twita imihigo, duhiga ubuso aho kugira ngo duhige bya bindi tuzasarura. Sinzi niba uri kugira ikintu uri kucyumva. Niba akarere runaka X gahize ko kazahinga ubuso hegitari 50 n'urugero z'imyumbati, ariko se hazavamo iki? Dukwiye kuba duhiga icyo dushaka kuzavanamo, aho kugira ngo duhige ubuso. Already ubuso burahari. Yego, ubuso burahari, ariko iyo uhize ubuso gusa, hari igihe bamwe bazagenda babyita kuhasiba, gusiba. Niba bafashe umurimo bagasira ibanga gusa kugira ngo bahinge, ibyo bimeze nko hari ukuntu wishyura umuhinzi ngo genda umpingire, wamuha make nawe akazahinga, agahinga wabo nka bya bindi by'abashinwa, agahinga agataruka ikirenge kimwe agahinga imbere ye cyane ku buryo urwiri. Niba uteye ibishyimbo mu rwiri, menya ngo kaba. Rero urumva ko dukwiriye guhiga ubwo ni ku ruhande rwa leta uri kuvuga. Ku ruhande rwa leta duhiga umusaruro kandi dufashe abatekinisiye bahabwa agaciro. Abatekinisiye babandi ba agronome bo hasi, babandi bize ubuhinzi bo hasi, babasha kugera buri hamwe. Ese urafata agronome w'umurenge azagere mu mirenge, mu tugari tugize umurenge wose, azabasha kugera ku baturage bose? Ariko midugudu nabo haba harimo ushinzwe ubuhinzi, ariko nibura ufite ubumenyi. Nicyo nshaka. Numva ko abaturage bakwiriye dukwiriye kugira abagoronome ba kera babasha kugera ku baturage, gera ku muturage wo hasi. Kuko mu buvuzi bashyizeho centre de santé na poste de santé, babandi bashinzwe ubuzima bo mu mudugudu cyane rwose. Ni ukuvuga ngo bigere ku mudugudu, ubundi aho kugira ngo duhige ubuso, ahubwo duhige icyo tuzasarura. Ase kuba mu gihugu, turi gusoza kuri iki kintu cy'ubuhinzi, kuba mu gihugu cy'u Rwanda buri muturage usanga afite umurima we ku giti cye, hakaba hari systeme ivuga ngo duhinga igihingwa kimwe, kandi abo bantu bose ntabwo bafata umurima kimwe. Ubona iriya systeme hari ikintu yongereye mu buhinzi cyangwa yasubije inyuma mu buhinzi? Kuvuga ngo yasubije inyuma ubuhinzi cyangwa yarabwongereye, hari ibyo yafashije, hari ibyiza, ariko ikagira n'ibibi bikomeye cyane. Ibibi bikomeye ni ibi. Ibibi nkabyo nakubwira, nk'igihingwa cy'amasaka cyateshejwe agaciro, aho usanga ariko hari uturere ayo masaka ahingwamo. Ayo masaka ubu tuvugana mu majyepfo, uturere twishyize hamwe ngo
dushinge uruganda ngira ngo rwagombaga kuzakora ikigage cyangwa ni mu kigage ni imivinyo ikigage gikoze mu buryo bubasha kubikwa neza mu gihe kirekire. Ubu ngubu ubuse biriho ubundi si ubwo barukora mu majyepfo bw'amasaka yajya ava he? Ava mu majyaruguru aza gukorerwa mu majyepfo. Bimeze nka bya bindi aho umuzungu yazaga muri Afurika akaza agaterura ikawa yayigezayo akazangira akayitugarurira yikubye inshuro 5 cyangwa bya bindi bikorerwa kuri telefone izajya gukorerwa mu Bushinwa ibyibanze nkenerwa bivuye iwacu muri Afurika bikajya gutunganyirizwa bikagaruka byikubye inshuro mu magana. Urumva aho ngaho ntabwo nanone ntacyo twadukemuye, ahubwo nuko bya bindi ni ukuvuga ngo ubundi mu ishyamba inyamaswa iba ahantu hasa nayo bihurira n'ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo umuhinzi utuye mu gice kirimo izuba afite uburyo ki agenda ahuza n'iryo zuba rye akabasha kwiyadapta gukora adaptation kuri iryo zuba akamenya uburyo ki yitwara kuri iryo zuba. N'umuturage utuye mu majyaruguru za Ruhengeri hamwe hagwa imvura nyinshi azi uburyo ki aba afite uburyo ki yamaze kumenya uburyo yitwara. Bitandukanye na twebwe no kuvuga ngo umuturage uyu munsi utuye mu majyepfo yitware nk'uw'iburasirazuba, ibyo bintu ntibisa, nta nubwo akarere nako gasa n'akandi. Ibyo rero hakwiye kujya harebwa ahubwo umusaruro aho kurebwa iki bwa buso, kuko iyo turebye ubuso tuzajya dufata ka karere wenda gafite ubuso ahahingika tuba ariho tujyamo dushore. Ni nko kujya kubaka inzu ukibwira yuko ikibanza kimwe amafaranga byagutwaye kugira ngo wubake inzu mu kibanza kimwe bizangana n'ujya kubaka mu kindi, nubwo ingano y'ubutaka yaba ingana ariko ntabwo hameze kimwe, kuko hari aho uzagera usange hahoze ingarani wenda bigusabe andi mabuye, sibyo? Mu gihe wa wundi yageze mu gihe hahandi hatigeze hagukonsoma hagutwara ibintu birenze. Rero dukwiriye kureba ahubwo ikizavamo kuruta ibyo twebwe kuvuga ngo twahinze ahantu hagari. Iyo tuvuze kuri transport tukavuga ku mirire akenshi duhita tureba n'abarya ibyo bintu. Mu Rwanda urebye igice kinini ni icy'urubyiruko, bavuga ko urubyiruko ari rwo pati nini y'urubyiruko kandi bakavuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Katurebe izo mbaraga z'igihugu. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kuvuga ku rubyiruko duhera mu mabyiruka yabo tubwo tugiye ku burezi. Mu uburezi bw'u Rwanda ububona gute mu ishusho ngari yawe kubibutekereza? Uburezi bw'u Rwanda rero uburezi bw'u Rwanda harimo ikintu kigari, hari ishusho ngari. Uburezi bw'u Rwanda rurimo ibyiciro. Harimo ibyiciro. Hari uburezi bw'abaherwe, uburezi bw'abaringaniye n'uburezi buri bwa rubanda rugufi babasha kwigondera ahabonetse. Nko muri stade iyo bagiye kureba umupira hari VIP ntasigara hose. Reka duhere ku baherwa cyangwa reka duhere ku muturage wo hasi. Ntacyo, aho ushaka hose. Uburezi bw'umuturage wo hasi buhagaze gute muri iki gihe? Uburezi bw'umuturage wo hasi rero, uburezi bw'umuturage wo hasi harimo imbogamizi nyinshi cyane. Ko umuturage wa mwana waburaye arakenera kujya ku ishuri, cyakoze cyo wenda leta yakoze cyiza cyane, yegereje abaturage uburezi. Mu gihe niba ari ngira ngo ni ku rwego mpuzamahanga UNESCO, ngira ngo yo niba mbyibuka neza n'abadukurikiye baraza kumufasha, UNESCO yo yumva ko nibura umuntu nibura akwiriye
kuba yahabwa uburezi kugeza ku mashuri atandatu, kugeza primaire, amashuri abanza nibura akaba abasha kuyageraho. Mu gihe u Rwanda rwo rushaka ko nibura uburezi bw'ibanze imyaka 12, ni ukuvuga amashuri yisumbuye ariya twita secondaire, nibura umunyarwanda uwo ari we wese yabasha kuyageraho, yabasha nibura kuba yarangiza kuri icyo cyiciro. Urumva ko wenda aho ngaho ni byiza, ariko mu mikorere haracyarimo imbogamizi kugira ngo nyine n'ireme rigende neza. Ireme ry'uburezi rya rubanda rugufi rihagaze gute? Ireme ry'uburezi rero rya rubanda rugufi wenda ni inzira ndende tukirimo. Nkiri umwana ndibuka ko kuri hari primaire iyo nigeze kwigaho, ko nize kuri primaire zitandukanye, hariyo nigeze kwigaho, twigaga iyo twumvaga bavuga ngo ikintu cyitwa computer, mudasobwa, numvaga ari ikintu gikomeye kugira ngo nyine nkiyumvishe ngikurure mu bwonko bwanjye. Numvaga ari ikintu cy'abakire. Hari primaire yari privé, buri muntu wese nyine yumvaga hariya kugira ngo ujye kuhiga ni ibintu bidasanzwe. Rero urumva ko bimeze nyine kujya kwiga kugira ngo ubyumve neza, ni nk'uko ufashe umusirikare ukajya kumujyana, ukajya kumutoza imbunda, ukajya umubwira ngo hari ikintu bita imbunda, noneho ngo hari ukuntu bakirasa bagikandaho, ntarayibona. uri kumva umusirikare waba uri gutoza uwo ariko. Rero niko rubanda rugufi niko icyo gihe byari bimeze. Ubu bimeze gute? Ubu ngubu rero nibura hari ibigo by'amashuri byinshi byagiye bibona umuriro w'amashanyarazi, za mudasobwa zigenda zihagera nubwo zikiri nke, ibikoresho biracyari bikeya. Ubwo nibyo ndi kuvuga, ni nyine rubanda hariya hasi hari ukuntu nyine usanga hakirimo ukuntu bitarahagera neza, ariko wenda ubu gake gake etape par etape. Ubwo abaringaniye babayeho bate? Abaringaniye nyine buriya hari ibigo by'amashuri byagiye biza bya privé byifashije, aho nyine bajyanamo abana, nawe urabyumva, ariko nabyo ubwabyo birimo ibyiciro. Ubwo tugahita tureba ku baherwe. Abaherwe rero bo ni urundi rwego. Abaherwe navuga nti abana b'abaherwe bafite ikibazo kimwe. Hari abaherwe bakize, ariko bakira kubera ko babashije kwiyadapta mu mibereho babayemo, baratunga birabahira, hanyuma bo bakurira mu myumvire yo kumva ko umuntu wize neza ari uwize wenda mu mahanga. Noneho kugeza ubwo umuherwe, abenshi mu baherwe uzasanga bafata abana babo barajya kureresha iyo mu mahanga. Abandi bizamura igihugu. Ubaza amafaranga ava mu gihugu ajya gutangwa aho ngaho hanze, kandi ibyo bagiye kwiga no mu Rwanda bihari bahiga, usanga ari ikibazo. Kandi noneho ahandi hantu tubonera icyo kibazo ko bihita ahubwo biteza ikibazo. Ni ukuvuga ngo niba umuherwe wenda kuwo leta yohereje nabyumva, ariko uwiyohereje akagenda akajya kwiga hahandi, agarukana imyumvire yo kumva ko aje bagomba guhita bamuha akazi. Hari iby'igihugu kimugomba akazi kandi kazi. Utibwira ngo ni ukuza kuba gitifu w'akagari. Agaruka afite ya myumvire yo kuba agomba kuza kuba umuntu ukomeye, umuntu uvuye kwiga amategeko muri Canada, afite bachelors. Umuntu yaje mu Rwanda arumva ashaka muri minisiteri. Kandi wa wundi uri mu Rwanda, kandi nahoze mubwira buriya ntabwo wafata intare ngo zize kuyobora abantu, ntabwo wafata inzovu ngo zijye kuyobora intare. Bisaba ko umuntu ayobora abazi. Ntabwo tuzagenda dufata umuzungu dutoraguye muri Isiraheli ngo tumuzane
aze kuyobora twebwe abanyarwanda ntabwo atuzi nubwo yatuyobora hari ibitagenda neza kuko ntabwo azi imimerere yacu. Rero ku baherwe harimo utubazo duke two kuvuga ngo two kumva ko bagomba two kumva yuko systeme y'uburezi yo mu Rwanda batayirereramo abana babo, bikaba byanatuma atajya kureba cya kibazo wa wundi wo hasi afite cyo azahura nacyo mu burezi kuko we ntacyo azi. None se uwo muntu numuzana akaba minisitiri atarigeze na gato aca muri bya bibazo nyine bya bindi by'aba baturage ba rubanda rugufi babandi b'abahinzi mu majyepfo kumwe babita. Urumva uwo muntu azaza koko amenye ibyo bibazo? We yabayeho aho yigiye yari afite byose. Sinzi kubyumva. Ako muri ibyo byose hari igihe yarabyize mu nabyo ibyo byose. Yabyizemo byose. Yarize umuturage. Buriya iyo uri nko muri Amerika, iyo urebye uburyo abazungu bafata muri Afurika, hari abantu benshi bacyumva muri Afurika nk'ahantu hari amashyamba gusa, batabasha kumenya nyine aho tugereye. Ni ukuvuga ngo wa muntu nawe nakurira hahandi, nakurira i Burayi akaza muri Afurika bizagorana ko abasha guhita yumva cya kibazo wa wundi umuturage wo hasi acamo atagize gute mu gihe watakibayemo. Buriya abantu ibyo byaba bimeze nko kuvuga ngo abantu barashonje, ariko abantu inama izarwanya ya nzara babandi bashonje ntabwo bazaba bayirimo. Icyo gihe hazafatwa ibyemezo, abahaze niba bo bazabafatira ibyemezo abashonje, urumva ibyo byemezo kameme aho bizaba bishingiye. Rero icyo kibazo cyo ku baherwe navuga ngo kirahari. Reka turi gusoza iki kiganiro cyacu, reka duhuze. Ese abo bana ba rubanda rugufi, abaringaniye n'abaherwe, umwana wa rubanda rugufi, urumva ko abo bana niba ari generasiyo mu myaka wenda tuvuge 25 bose, ubwo urumva ko bagiye ku isoko ry'umurimo. Tugiye kuvuga ku isoko ry'umurimo ry'abo bana. Abo bana basoje kwiga bose bafite bachelors. Iyo bahuriye ku isoko ry'umurimo kugenda gute? Ku isoko ry'umurimo rero hari itandukaniro. Dusoza. Ku isoko ry'umurimo hazavuga ikibazo cy'uko abantu twese twiga kubaho, ahubwo ntitwige gukora. Sinzi niba uri kucyumva. Abe wa wundi wagiye kwiga muri ya mashuri nyine yandi twese tubasha, buri munyarwanda yabasha kwigondera uko ari kose, hamwe buri muntu wese yiga atishyuye. Noneho na wa wundi wagiye kwiga ahandi hanze, twese turaza dukeneye akazi. Wa wundi wigiye mu Rwanda hari ikintu bita alumini. Kanjye wenda nize muri kaminuza y'u Rwanda, byanze kunze abantu tuziranye bize muri kaminuza y'u Rwanda, nabona akazi akakabona mu Mutara, biroroshye ko azahamamagara azampa amakuru. Ariko wa wundi wigiye wakuriye guhera akiri umwana yigiye muri Canada, alumini yiwe iri muri Canada, bivuze ngo ubuzima ashaka kubamo buri muri Canada, ubuzima yabamo buri muri Canada, ntabwo buri mu Rwanda. Uri kubyumva? Icyo gihe rero nitujya no mu baturage, jyewe wigiye mu Rwanda bizanyorohera kumvikana mu mvugiro ya rubanda, kugira ngo rubanda runyumve, twiyumvanemo, bizahita byoroha cyane. Mu gihe wa wundi wagiye kwigira mu mahanga, bizamusaba no kuza kwiga haje kuba, azaza abanze kuhiga. Sinzi niba uri kubyumva, kuko bizanamusaba imbaraga nyinshi, kuko niba se hari ikigo runaka kiri gukorera ahantu runaka, wenda dufate urugero nka Gatsibo, nta muntu n'umwe ahazi, wenda umuntu bashobora kuba baziranye ni papa we w'umukire w'umuherwe, ariko aho ngaho ntabwo yapfa kuhajya. Aho ngaho baba bari kuvuga ngo
abana bajya kwiga hanze nibareke kujyayo bajye bigiye mu Rwanda. Ntabwo ndi kuvuga ngo bareke kujyayo mu nyumve neza kuko uri kuvuga ngo nibaza bagarutse bazaba bafite imico ya Canada. Ntabwo baziyadapta muri society. Ntabwo ari ikibazo cy'imico gusa, ntabwo ari ikibazo cy'imico, ntabwo ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo igituma ni nko ubundi kujya kwiga kongera ubumenyi, ni ukongera ubumenyi, ndabyemera. Ariko nanone ni nka kuriya kuvuga ngo ni nko kurongora. Kugira ngo njyewe Jori ushaka gushaka wenda umugore, nindamuka ngumye wenda mu karere kamwe X, umugore nzashaka ubwo nuwo tuzahurira muri ako karere X. Muri ako karere X rero ubwo niho nibura nashaka umugore, sibyo? No kwiga rero, niba njye naragumye mu gice cyo mu Rwanda, biranyorohera cyane kuko bizanyorohera kumenyana n'abo bantu, kuko ntabwo warongora umukobwa mutamenyanye, sibyo? Kumugira umugore. Ariko nawe rero abantu aziranye nabo abenshi na majority, abenshi nyamwinshi yabo abenshi bazaba bari muri cya gice handi muri Canada twafatiye urugero, niho bazaba bari. Abamurangira akazi naho bari. Mu gihe njyewe niba narize primaire nkayiga i Nyanza, indi wenda nkayiga Kicukiro, secondaire imwe nkayiga Gatsibo, indi nkayiga mu majyaruguru, indi nkayiga iburengerazuba, aho hose nagiye mpura n'abantu. Ngera muri kaminuza nigiye mu Rwanda. Niba muri kaminuza dusoje turi abantu 500, fata babandi twahuriye muri primaire, abo twahuriye mu masegondere atandukanye, nabo twasozanije kaminuza. Kandi abo bose ngiye nkomeza kuba in touch nabo. Mu gihe wundi wavuye mu Rwanda akagenda yakuriye muri Canada, akuyagarutsa fominga nawe inshuti. Uzi kugira ngo uzaforme abantu uzamenyane nabo bantu, rega ntabwo ngo nibura nko kujya ku rubuga ugahita downloading bakongera ku rubuga ugahita usanga abantu 500 ngo muramenye. No, ibyo ntabwo byakora. Ahubwo bizasaba ko aza akabanza bizamutwara igihe kugira ngo ajye kumenyana n'abantu. Mu gihe kandi muri icyo gihe bizaba biri kumutwara. Gihe biroroshye ko wundi twiganye kuri école primaire wenda Nyabitekeri azaba yaramamagaye akambwira ati ko twiganye ko nkuzi, ntabwo waza ukadepoza hano. Ariko we nta nubwo azaba ntazi n'imikorere y'uburyo ki yahazadepoza. Aho ngaho usanga ari ikibazo. Reka dushimire abantu badukurikiye kandi ushimire nawe kuba witanze ukaduha iki kiganiro. Yego. Nanjye ndabashimiye cyane, ndashimira by'umwihariko abakomeza kudukurikira. Mujye mufata ibiganiro byacu mu bisangize bagenzi bacu, icyo bita gusharing. Ngo no gusharinga. Gusangiza abantu. Urubyiruko iyo mvugo yo gusharinga rwarayamamaje. Sibyo ko hari ikintu cyo kuvanga indimi, sinzi. Ni ikibazo cyane. Iyo umuntu avuze kuvanga indimi nibuka nko kubona nk'abantu bakunda gukoresha ama TikTok. Nk'aya bari kuri live barakuvuga ngo muting, cyangwa muting. Reka dushimire abantu bose badukurikiye kandi tubibutsa ko niba wakunze ikiganiro wakora like, ugakora subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro bitambutse cyane. Muraba agaciro kuri twe, Imana ibahe umugisha. Murakoze.